Simpamya yuko umusore yanze gusambana ntago umukobwa yamufata ku ngufu. Bashiki bacu bagubwa neza. Imana iravuga iti rero ibi byorezo ubanza birimo biraturuka ntago ari kuvuga ngo ubanze kuko Imana yo ntiyitiranye ibintu. Birimo biraturuka se ku maguru bari kubona. Ngiye nagiye mbibabwira reka mbabwire. Uzi ko nabonye ukuntu amashati bambaraga ku mapantaro n'amashati bambaraga ku mazipo basige bayambara ari yonyine. Nagiye ngenda muri kwasteri ukabona umusore yicaranye n'umukobwa n'ukuri kose akicara. Mana ya Isiraheli akicara pe akicara. None ukabona umusore ari gira gutya. Akongera agacyuka ko kurande nta mureba akagenda areba gutya. Uzi ko umuntu apfa umureba. Ntabwo igihugu cyakunda abatura Rwanda ngo Imana inanirwe gukunda abatuye isi kuko muri abana b'Imana kandi ntabwo hariho bizarangirira. Hari ahandi Imana ishaka kubajyana. Niho gutanga rero niyo mpamvu twirirwa tubigisha ngo nimwambare neza abakobwa beza namwe bagore mwambare neza. Hanyuma rero mukirwa ngo ariko ura mugore mama Charlene gutya na gutya irwa tugenda. Nyamara reka mbabwire ntago byari bikomeye ibyo Imana ibategeka inyuze muri ngewe kuko nimba umuntu ashyira agapfukamunwa ku mazuru gutya agashyira no ku munwa n'ukuri yego biragoye ariko tubikora kugira ngo tutandura. Hanyuma rero wowe kuba nakubwira ngo amaguru yahishe n'amatako turebe ko icyorezo cy'ubusambanyi cyagabanuka cyangwa kigashira. Kuba wabasha gupfuka amazuru n'umunwa n'ukuri kose ntago gupfuka amatako n'amaguru byakunanira. Ariko tureko nibura ibyorezo nibura bazajya bapfa bizize bishwe na shitani waba ariko tutabigizemo iki tutarubigizemo uruhare. Nyamara mwimvuma mwintera amabuye nimuze tubwire Imana ngo amazi ya Kera yaduhe ibirohwa bitumereye nabi. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe murimo. Ndabasuhuza aba hano mu Rwanda iwacu, ndasuhuza n'abandi bo mu bihugu bitandukanye byinshi ntarondora muri uyu mwanya. Ndabashuhuje kandi ndabakunda. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nitwa rero Mukeshimana Emerita nzwe ku izina rya mama Charlene, sengera mu Nyakabanda kuri paruwasi. Ndo mu mama w'abana 5. Nishimiye kongera kugaruka hano kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana. Ndashaka kuza kwigisha ku byiciro bigeze muri 4. Uyu munsi turasaba Imana idurinde ibirohwa byo mu minsi y'imperuka, iduhe amazi meza. Ndashaka kuguha message yo kukubwira ngo amazi ya Kera yari amazi ariko ayubu ni ibirohwa. Turakura rero icyifuzo muri ubu butumwa no muri iri jambo Imana iduhaye. Turakuramo icyifuzo cyo kubwira Imana ngo uturinde ibirohwa byo mu minsi y'imperuka. Turifashisha ijambo ry'Imana ahantu hatandukanye ariko ndabanza some ijambo ry'Imana urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu bice byaho 2 umurongo waho wa mbere. Urwandiko rw'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa mbere. Ndashaka gusobanura amazi ya Kera yari amazi ayubu ni ibirohwa. Amazi ya Kera niyo mazi ayubu ni ibirohwa. Turifuza umwimerere wa Kera ari umwimerere w'ijambo ari umwimerere w'umwuka wera. Turashaka kubwira Imana ikatugarurira ibihe bya Kera. Turi kwifashisha ijambo ry'Imana tureba ukuntu Kera byari bimeze hanyuma tubihuze n'ibyubu. Niturebe uko Kera byari bimeze turi burebe n'umusaruro wavagamo turebe yuko ibyubu n'umusaruro uvamo. Hanyuma nkuko nabirebye nkabigenzura kandi Imana ikanganiriza byinshi. Ibi ni ibintu maranye igihe nuko nshatse ko tubiganiraho. Turi burebe dusange ijambo rya Kera niryo ryatumaga tunywa amazi mazima kandi niyo mpamvu twabanaga amahoro tukabaho neza. Muri make navuga yuko ibintu by'ubu ari pirate. Hanyuma turebe ijambo ry'Imana aho nimaze kubabwira urwandiko rw'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo
nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Twongere dusubiremo, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'umwuka, tukagahamirizwa n'ababyumvise. Dusubiremo iri jambo rirakomeye ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kuba kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Aho niho nshaka ko duhera. Turaza gusoma n'irindi jambo ngo nimba ibintu byavuzwe na marayika byarashyizwe mu bikorwa ubisuzuguye agahanwa, noneho ibyavuzwe n'umwami Yesu byo bizagenda gute ku bantu babisuzuguye? Niko iri jambo tumaze gusoma ritubwiye. Simpe n'ijambo ryavuzwe na marayika, simpe n'ijambo ryavuzwe na Yesu, simpe n'ijambo ryavuzwe n'Imana, n'ijambo mudugudu yagutegetse ugomba kuryubahiriza, n'ijambo wabwiwe na gitifu ugomba kuryubahiriza, n'ijambo wategetswe na mama wawe ugomba kuryubahiriza. Nimba tubasha kumvira aba bose batuyobora badutegeka mu kazi bakaduhemba, tukabumvira ku bw'amafaranga bazaduhemba ku kwezi, utamwumvira akakwirukana mu kazi agashaka undi. Nimba kuba tutumvira ababyeyi hari ibihano baduhanisha, nimba kutumvira mu mudugudu utuyemo ngo wumvire inama ya mudugudu cyangwa gitifu bishobora gutuma ucibwa amande cyangwa ugafungwa bakakwambika ipingu, hanyuma ngo ijambo ryavuzwe ngo na marayika, iryo jambo ryashyizwe mu bikorwa ku buryo utararyumviye yagiye mu gihano, ngo noneho ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu. Nahashaka ko duhera ngo abantu batitaye ku gakiza gakomeye gutyo ngo bo bazakorerwa iki? Ngo kandi iryo jambo baribwiwe na Yesu, ngo hanyuma ngo n'abakozi b'Imana bagenda barihamya. Ngo iryo jambo hepfo iyo ukomeje gusoma, ngo iryo jambo ryahamishijwe n'ibitangaza n'ibimenyetso by'Imana, ngo kandi iryo jambo ryahamijwe ngo n'umwuka wera, ngo iryo jambo ryahamijwe n'Imana. Muri make ibintu Imana ivuga ntabwo ari ibishyashya. Ibintu Imana ivuga mu bakozi b'Imana batandukanye ntabwo ari bishya, ni ibintu bisanzwe. Ariko iri jambo ry'Imana ryavuze ngo nimba marayika yarategetse abantu ntibumve bagahanwa, ngo ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu ngo ndetse rigahamirizwa no mu kanwa k'abakozi b'Imana, ngo nitutizera ngo ijambo rifite ngo imbaraga agakiza gakomeye. Muri iri jambo ndashaka ko tugira icyifuzo cyo kugira ibya kera. Imana itugarurira umwimerere. Amazi ya kera yari amazi, ariko ay'ubu ni ibirohwa. Aya magambo abakozi b'Imana bahamya, ntabwo Imana iteze kuzibagirwa ko umubare w'abakubwirije. Rwose reka nkubwire, uzasuzugura ibyo tuvuga,
usuzugure ndababivuga udusuzugure kuko nta pingu twakambika kwa nta nubwo twajya kukurega nta n'igihano uzadusuzugura uturebere ku rutugu mujye mudutuka mukore byose ariko ntago Imana izibagirwa ijambo nasohoye uyu munsi amagambo yose nigishije yose buryo Imana yayateze amatwi kandi n'abayumvise ndashimira Imana yaduhaye amatwi yo kumva irakabyara ikintu amatwi yumvise nta hantu uzagisohora ngo kikuvemo kuko bamwe muzazira ibyo mwumvise ntimubishyire mu bikorwa Imana itugirire neza cyane ikindi ndashaka guhera kuri iki kintu cyitwa ngo kumvira ngo nubu utarumviye umwami Yesu ngo ntiwumvire ngo n'amagambo yashimangiwe ngo n'abakozi b'Imana ngo mbese ngo ntago uzahanwa kurushaho hanyuma kumvira biruta ibitambo kandi iri jambo ry'Imana ntago rikwiye kuba ubutumwa bubaciraho iteka bukwiye kuba ubutumwa bubahindura kandi ibi bintu tugenda twigisha tumwe mukadufata nkaho ari duto ntacyo dutwaye iyi minsi tumazemo ya corona yanyigishije ibintu byinshi umva ngenda niga ndeba akantu kose ngenda niga ndeba mureke mbabwire nkuko mubona iki cyorezo cyateye tugafata ingamba zikomeye bamwe bakemera bagahomba kugira ngo hazaruko ku buzima bwa benshi ni nako burya nitegereje mbona ko hari igihe icyorezo cy'icyaha ibyorezo by'ibyaha biba mu bantu bikaba byinshi hanyuma Imana nayo igashyiraho ingamba kugira ngo ibyorezo by'ibyaha bive mu bantu kandi mureke mbabwire kuwa mbere bafungura hari ibintu nagiye kugura mu mujyi no kuwa kabiri nasubiyeyo ibyo ntabonye kugira ngo mbigure ari wo munsi w'ejo watambutse nabonye ishyaka mbona imbaraga mbona umutima mbona inzego z'umutekano mbona ukuntu ziri kwegera umuntu w'umugabo pe bigisha gukaraba umuntu w'umugabo bigisha gukaraba bati karaba nturengaho udakarabye mureke mbabwire hari ibintu abantu batari bakwiye kutwigisha dukwiye kwibwiriza bitewe n'impamvu nk'ubu umuntu wanyingingira ngo gukaraba kandi nzi ko gukaraba ari nge bifitiye umumaro n'abana banjye sanga mu rugo biranababaje umuntu bakamwingingira gushyiraho agapfukamunwa hari abo usanga bakazirikiye hano hari abo usanga yagafungiye aha ejo bundi aho nari mpagaze niriwe seka ndaseka ko nta kidatuma ntisekera umusore umwe yongorewe bari kumwe ngo ariko mani ngo uzi ko ibi bintu ngo bishobora no kuguheza umwuka ngo ukabura umwuka ngo neza ngo najyaga numva abantu ngo babuze umwuka ngo nkayoberwa ibyo ari byo ngo iki kintu mani mbona arakimanuye ashyira ahangaha kandi ukumva abantu bari kwitotomba ngo barababangamiye ibaze kugira ngo umuntu avuge ngo kwambara agapfukamunwa ni ukubangamirwa kandi bari mu nyungu z'iki bari mu nyungu z'umutekano we n'umuryango we ariko akababwira nabi hari igihe ngezamo nkumva naba barakubera ibitutsi mu ntuka ariko nasanze abo duhuje nasanze niko mwabaye niko mumeze hari aho umuntu yakinubye ngo ubundi se ngo baturetse ngo dukaraba buri kanya ku buryo ashobora no gucunga kuzisha utamurebye agacaho adakarabye kandi kwa gukaraba ni ukwirinda akajya no kurinda abo mu rugo ariko arirwa tukana atereka nze cunge polisi ho gatoya mpite gute mpite manura ho gake ninongera kuyibona nongere nzamure ibaze vrema kandi ntago ari inyungu za polisi gusa ni inyungu z'umutekano w'umuntu ariko ugasanga abantu barabingingira gukira ntibabishaka barabingingira kubaho ntibabikeneye kandi impamvu batabikenene ni nk'ibi byose mba ndimo ndabona nimba umuntu akubwiye ngo karaba keshi aba ari kubwira ngo nukugira ngo ugire amahirwe yo kurama nimba umuntu akubwiye ngo pfuka amazuru n'umuntu ushyireho neza nukugira ngo ugire amahirwe yo kubaho umuntu kwingingira amahirwe yo kubaho no kuramuka ntubukwe no kumugurira fanta ndashaka kubihuza nibi kuko
njya nkoresha ingero z'ibigaragara mu mubiri tubona ntimukanabimpore, nkoresha ibyo tubona kugira ngo mbashe kubasobanurira ibyo mu mwuka nigisha, kubera yuko iyo uri kwigisha abantu b'umubiri n'inyama ukoresha ingero zifatika kugira ngo barusheho kubyumva. Imana rero nayo yitegereje ibyorezo, twebwe si n'icyorezo cyateye mu mwuka, ni ibyorezo. Hari ibyorezo by'ubusambanyi, nk'ibyorezo by'ubusambanyi, hari ibyorezo by'ubwambuzi, hari ibyorezo by'inzangano, hari ibyorezo byo gutakundana, hari ibyorezo byo guhangana. Ubugingo bw'abantu bwatewe n'ibyorezo byinshi. Niyo mpamvu mubona Imana iri mu ijuru ibona ko abantu bagomba kurimbuka no kubura ubugingo ari benshi, hanyuma nayo ifata ingamba. Izo ngamba Imana yafashe rero ntago zinezeza abantu nk'uko mutanejejwe n'agapfukamunwa kandi ariko kakugirira umumaro. Imana ifata ingamba, iravuga iti nk'ibi byorezo by'ubusambanyi biriho, ibyorezo by'ubusambanyi, amarari yisha abagabo, amarari yuzuye abasore, ibi bintu biri guturuka hehe? Kuko si impamya yuko umusore yanze gusambana ntago umukobwa yamufata ku ngufu, bashiki bacu bagubwa neza. Imana iravuga iti rero ibi byorezo ubanza birimo biraturuka, ntago ari kuvuga ngo ubanze, kuko Imana yo ntiyitiranye ibintu, birimo biraturuka se ku maguru bari kubona. Ngiye nagiye mbibabwira, reka mbabwire. Uzi ko nabonye ukuntu amashati bambaraga ku mapantaro n'amashati bambaraga ku majipo basigaye bayambara ari yonyine. Nagiye ngenda muri kwasteri ukabona umusore yicaranye n'umukobwa, n'ukuri kose akicara, Mana ya Isiraheli, akicara pe, akicara. None ukabona umusore ari gira gutya, akongera agacyoka ko kurande nta mureba akagenda areba gutya. Uzi ko umuntu apfa umureba. Kubw'ibyorezo rero by'ubusambanyi byagiye bihaguruka, Imana yahagura n'ibyaha bitandukanye. Ariko noneho tugeze ku busambanyi rwose mufashije kubyumva, ni icyorezo ubusambanyi cyabaye icyorezo. Niyo mpamvu Imana yafashe ingamba rero yo guhashya iki cyorezo, kugira ngo abantu batakomeza gupfa mu bugingo, kuko Imana irabakunda. Ntabwo igihugu cyakunda abaturarwanda ngo Imana inanirwe gukunda abatuye isi, kuko muri abana b'Imana kandi ntabwo hariho bizarangirira, hari ahandi Imana ishaka kubajyana. Niho gutanga rero, niyo mpamvu twirirwa tubigisha ngo nimwambare neza abakobwa beza, namwe bagore mwambare neza. Hanyuma rero mukirwa ngo ariko uriya mugore mama Charlene gutya na gutya irwatogendaho. Nyamara reka mbabwire, ntago byari bikomeye ibyo Imana ibategeka inyuze muri ngewe, kuko nimba umuntu ashyira agapfukamunwa ku mazuru gutya agashyira no ku munwa, n'ukuri yego biragoye, ariko tubikora kugira ngo tutandura. Hanyuma rero wowe kuba nakubwira ngo amaguru yahishe n'amatako, turebe ko icyorezo cy'ubusambanyi cyagabanuka cyangwa kigashira. Kuba wabasha gupfuka amazuru n'umunwa, n'ukuri kose ntago gupfuka amatako n'amaguru byakunanira. Ariko tureko nibura ibyorezo, nibura bazajya bapfa bizize bishwe na shitani waba, ariko tutabigizemo iki, tutabigizemo uruhare. Ubu rero amagambo abigisha bari kuvuga muri iyi minsi ni bamwe yabaye nk'inzaduka ku bantu kuko batabimenyereye. Impamvu aya magambo mwumva ari inzaduka, hari ibintu Imana yabonye birakabije, ibona ko ubugingo buri gupfa. Kukubwira ngo ugeze ku birenge ihangane nibwo bwa mbere ubyumvise, kuko pasiteri wawe we muri rwa rusengero rwubatswe ejo bundi ntabyo yigeze akubwira. Ariko burya nubwo atabikubwiye agize gute, harabizi. Ukora arakuza arakuryamanye, hubwo yarazi ko nakubwije ukuri atazongera kubona amaturo, utazongera kuyamuha, uzivumbura nkuko wirirwa unyivumburaho. Ngeweho nta kibazo, ushobora kunyivumburaho ukanantuka, ariko ntago nta maturo yawuma. Ariko nk'umuntu wishyura inzu ari uko wayamuhaye, ntago azakwerurira ukuri nkuko ndi kukwerurira ukuri. Impamvu rero Imana iri gukora ibi, irashaka ko ibyorezo by'uburwayi bwo mu bugingo bushira ku bantu. Hano twasomye ijambo ngo mbese nimba abantu barahanwe ari marayika watanze itegeko, ngo noneho abantu bibwiriwe n'umwami, ngo ndetse bakabwirwa, ngo bagahamirizwa n'Imana yo mu ijuru, bagahamirizwa n'abigisha, bagahamirizwa n'abakozi b'Imana, ngo bizagenda gute, ngo usibye kurindira gucirwaho iteka. Mureke mbabwire, twikumva ubutumwa nk'ubuduciraho iteka, ubwo twumva ubutumwa nk'ubuduhindura. Hanyuma
ndashaka kuvuga ngo amazi ya kera yari amazi, ay'ubu ni ibirohwa. Niyo ntego dufite muri uyu mwanya. Ndibuvuge ku bintu bine. Ndibuvuge ngo kugakiza ka kera, mvuge mu gukorera Imana kera uko byari bimeze, mvuge n'urukundo kera bagiraga, ndibuvuge n'ukuntu kera bacabwa bugufi bakihana, hanyuma turabihuza n'ubyubu. Ndashaka guhera hano kugakiza ka kera. Aha wenda ndaje kwigisha ibyiciro bibiri. Nimvuga kera harumbwira ati nge nakijijwe ejo, ni ukuri sindi bukurenganya. Burya nubwo mu mpohotera iyo nigishije mba mfite abo mbwira, ahubwo ni wumva nabwiye abantu ntukababuranire. Burya abo nabwiraga baba biyumvise. Nimvuga kera we warakijijwe uyu munsi birakubera urujijo, ahubwo nawe aho wicaye ubaririza inzira ba kera byagendaga gute, ukomeze uzikurikirane uzumve, utazagira ngo niko bakizwa. Hari abantu bazi amateka y'Imana, hari n'abantu bazi amabwiriza y'Imana. Nibo nshaka kubwira muri aka kanya. Abatazi ibya kera namwe ndabifurije ngo nimubikurikirane mu nyigisho z'abakozi b'Imana zitandukanye. Kera ndifuza ko kera Imana idugarurira ibya kera, Imana ikaduha ibya kera. Kera ukuntu bakizwaga, agakiza ese byagendaga gute, abakijijwe byagendaga gute? Agakiza ka kera nta muntu utakifuza, kuko nta muntu wagiraga imitima ibiri kera. Umuntu yagiraga agakiza yanataha iwabo mu rugo, yaba ageze mu rugo bakavuga bati uyu muntu byagenze gute, byagenze gute, uyu mukobwa byagenze gute, kugeza ubwo banakwicaza bakakubaza bati byagenze gute. Kubera iki? Ni ikintu kidasanzwe bamaze kukubonaho. Twagiye tubona abantu bazize gusenga bazira gukizwa. Umuntu kera yarakizwaga, wamureba gutya muhuye ugahita umenya ko ari umurokore. Kubera iki? Ari ingendo afite uravuga uti uyu muntu ni umurokore, ari imvugo imusohokamo uravuga uti uyu muntu yarakijijwe, ari imyambarire yambaye ukavuga uti uyu muntu kera nta muntu. Rero muri iyi minsi umuntu arakubwira ngo ndi umukirisitu nakiriye agakiza. Reka nkubwire, wavana ku birenge ugasanga mukijyana muri buwate, uko umubona ugasanga no muri buwate niko yari ameze. Ari imvugo yavanye muri buwate, ari imico, ari amaterime, ari ibiki, ugasanga byose yabyinjije mu rusengero. Ari umwenda yajyanaga mu kabyiniro no mu rusengero arawujyanamo, ari isokozo yari afite mu kabyiniro no mu rusengero arazifite, ku buryo umwitegereza ukibaza aho yanywereye ukavuga uti ibi ni ibirohwa. Ariko amazi ya kera umukobwa yaratahaga, yakinjira iwabo mu rugo, nukuri agatangira guca bugufi. Mama we akamutuma kuvoma atinuba, akamubwira gukora ikintu atitotomba. Ariko utunga umwana w'umukobwa akubwira muri iyi minsi ngo arakijijwe, yakubwira ngo agiye mu cyumba cy'amasengesho, yakubwira ngo agiye kurepeta, ukumva wamubwira ngo gusenga bireke, kurepeta bireke, kuko nta kintu bimaze. Kubera iki? Imico y'abapagani, imico y'abadasenga, imyambaro y'abadasenga, agasuzuguro, kudaca bugufi, kutumvira ababyeyi, kutabacira bugufi, byose nta kimenyetso cy'agakiza agize gute afite. Umugabo iyo yakizwaga kera, umugore yarabimenyaga. Impamvu yabimenyaga ni yihese, nuko yakizwaga ari umusinzi, sibyo? Yakizwaga ari umusinzi, ariko noneho yajya kubona akabona nta nzoga anywa. Ariko ubu umuntu atunga umugabo w'umurokore akavuga ati genda ungurira inzoga, ari umurokore yakungurira inzoga. Nyiramama wanjye rero nyine kugira ngo nyine atiteza amenyo yabo ntavuze, hakemera akajya kukagura akaza akagacuza. Uzi kugira umugabo mubana mu rusengero akagutuma inzoga? Uzi kugira umugabo mubana mu rusengero wajya kono ukabona atahanya za mitsingi akazikubiteje akadiyakoneje akaririmba? Uzi kugira ngo ugire umugabo ntamenye yuko uri umukirisitu, ugire umugore ntamenye ko uri umukirisitu? Gute se? Ako gakiza muvuga ngo kari ku mutima, ni mu gasohore kajye n'inyuma n'abatarakamenya bakamenya. Twihishe ibyiza byo mu gakiza, nitubitangariza abantu bose baze batugane. Umugore iyo yabaga akijijwe, umugabo we yarabimenyaga. Ariko ubu umuntu agira umugore usenga, ugasanga bari ku meza barimo bararya, ati ntago ndi busenge uyu munsi, ntago ndi buryo umunsi nasenze, agakubita yitatu, akinjira mu yitatu afite agasuzuguro, akayavamo afite noneho umujinya w'umurandura nzuzi. Ukibaza ngo yitata asenze amaze iki?
umukozi w'Imana wa kera baramumenyaga. Agakiza ka kera ntago kihishiraga, kuko n'umuntu yabaga akijijwe ari mu muryango, uwo muryango ukagira amahoro. Umuntu yabaga akijijwe ari mu rugo, urwo rugo rukagira amahoro kubw'agakiza wa muntu atunze. Umuntu yabaga akijijwe ari muri korari gahumeka. Umuntu yabaga akijijwe ari mu mudugudu ugasanga ihumure ryaje. Umuntu wabaga akijijwe simfe no mu rusengero no mu mudugudu atuyemo abantu bagatekana. Umuntu yabaga akijijwe simfe n'ahantu hose no mu kazi arimo abantu bakagira amahoro. Ariko urakorana n'umurokore ngo n'umurokore ukavuga ngo yaba banzaniraga umumanyura amazi tukaba ari we tugira gute dukorana. Kuko nimba ari ikintu kibabaje no guhemukirwa na mwene so, akakugambanira mu kazi ari umurokore, akakwirukanisha mu kazi ari umurokore, akakubeshyera ari umurokore, birababaza kandi bitera n'agahinda. Kera rero imbuto za kera zariburaniraga, imbuto za kera zarivuganiraga. N'abakozi ba kera turaza kubigeraho nitugera mu byo gukorera Imana. Imana iduhagakiza nka ka kera. Ugira ngo se kera kurambagiza byaragoranaga nk'ubu? Ntabwo byagoranaga. Reka mbabwire ibintu bikomeye. Nyamara mujye muntera amabuye, ariko ibyo mvuga ni ukuri muzabona, nuko utaragaragara kuzajya habona. Kuko nta muntu uri kuri uyu mubumbi n'uyo numwe uzava mu isi atemeye. Ibyo byo ndabizi. Kuko icyagoha ubuhamya bw'abari bameze nkawe mu myaka itambutse ubu baremeye, nawe uzemera. Kuko uyu mubumbi nutemezwa n'ijambo rya nyiri ijambo ngo wemere n'Imana ya Isiraheli, uzemezwa n'uyu mubumbi. Imana iturengera, Imana kandi dutabare, Imana iduha ibya kera, itugarurira ibya kera. Kurambagiza kera nta bibazo bagiraga. Nta mukirisitu w'umukobwa wajyaga ajya gusambana ngo azaririmbe, ntago byabagaho. Niyo byabagaho byabaga ari ishyano riguye, yahitaga yicara akaboroga muri bene se, akaboroga ati nakoze amahano, nakoze ishyano. Kandi ababorogeye nabo bakagira ibanga, si nk'ibyo byose. Ababorogeye nabo batiyo bakamugirira umutima ho sindaha jya sishaka kuhinjira, bakabona ko mwene se yagushije ishyano. Ariko abantu ibyaha babigize umwuga. Aragenda mu muhanda ati Imana yahandindiye, yajya mu kazi ati ejo ndi bampaye promotion, ejo bundi akaba arashyingiwe kandi yarakuyemo inda 5, ejo bundi akababanya bamurambagiza kandi asambana ijoro n'amanywa. Yabaye umudamu kera akumva nta kibazo, ariko kera n'uwo cyacikaga akagikora, kuko nta muntu ubaho nka marayika. Yahitaga boroga kumva gushije ishyano. Ariko ubu mubikenyereyemo hari korari y'abana yigeze turirimbira ngo impamvu bababwira ibintu mukababara ngo nukubera ibyo mukenyereyeho, ngo impamvu ubutumwa butangwa bakababara ngo nukubera ibyo bakenyereyeho. Mureke mbabwire, Imana iduha umwimerere wa kera, iduha amazi ya kera, arya yari amazi. Ariko amazi y'ubu ni ibirohwa. Kera Imana iduha ibya kera. Muri iki gihe abantu basigaye banga no kurambagiza mu rusengero, bati byose byarivanze, bakajya no kwirambagiriza mu badasenga. Birababaje aho umuntu atinya aya masengesho. Muri gusengesha abasore ni ukubera ibiroha turimo. Aya masengesho musengesha abakobwa ni ibiroha. Iyo biba nka kera ntabwo umuntu ari kugiza ubwoba bwo kurambagiza mu rusengero, kubera yuko mu rusengero ntabwo hakwiye kubarizwa indaya. Indaya zikwiye kubarizwa hamwe zitegera. Ariko ubu umuntu arajya gushaka agasenga yirindwi akamara imyaka 10 ashaka uwo umva bureke mbabwire, ashaka uwo bazabana imyaka 10 asenga, yarahinze umushyitsi, yaragize ubwoba. Imana yanavuga iti ninjye urwubatse ari nayo atarabatubuzi, akagenda yumva atariyo. Bamara n'umwaka ati amina, bamara n'ibirati haleluya, yumva ko imyaka 10 batazayirenza. Nuko turi mu gihe cyo kunywa ibiroha. Iyo biba kera nubwo batagenderaga mu mamodoka ameze nk'ayo mugendamo,
ariko barabanaga kandi bakarambana. Imana iturinde ibirohwa. Ndifuza ko mpagarikira ahangaha wenda kugakiza ka kera, ntakavugaho byinshi nawe wiyongerereho. Ese muzi ko gakiza ka kera n'abasinzi bakamenyaga? None se ubu ngubu umusinzi yamenya ko uri umurokore gute kandi muhurira mu kabari? Ukajya usukamo ntuzi, ukajya usukamo kawisiki muri sitro akureba gute se? Nta kuntu agakiza yakakubonamo kuko aho ajya guteretera inkumi muba mwicaranyeyo. Gute se? Ibiganiro byabo ubibamo, imikino yabo uyibamo, agakungu kabo ukabamo. Nta muntu ushobora kugira ishyaka n'umwete ryo kugukurikira, nta n'umuntu ukibyitayeho. Niyo bavuga ngo urasenga baba bumva bibateye umujinya, kuko ibyo bakorerwa n'abasenga byonyine birahagije. Ndashaka tuganire icya kabiri, gukorera Imana nka kera, abakozi ba kera. Turareba ijambo ry'Imana, urwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Pawulo, mukozi w'Imana nkunda, ibice 13 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ntimukayobye n'inyigisho, ntimukayobe kubw'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Dusubiremo. Mwibuka ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwihane, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ntimukayobe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Aho ni aha kabiri. Aka kanya ndashaka mvuge ku bakozi ba kera, abakozi b'Imana ba kera. Abakozi b'Imana ba kera byagiye bibagirira umumaro, n'iherezo ryabo ryabaye ryiza. Urebye iherezo rya Sitefano w'umudiyakoni, ukareba ukuntu yagize iherezo ryiza. Sitefano ngo yari umudiyakoni, niwe wabaye umudiyakoni wa mbere. Bibiliya ivuga iki? Ngo bajya gutora intumwa, ngo baravuze bati dushaka abantu buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire muri uwo murimo. Yari yuzuye umwuka wera, yaradiyakonaga koko, yari afite urukundo, agira imbabazi, agira n'imbaraga, ku buryo ngo bajya kumuhohotera bakamutera amabuye, ngo ajye gupfa yagize iherezo ryiza. Yaravuze ngo mbonye ijuru rikinguye, apfira muri uwo munyenga. Ijambo twasomye yavuze ngo mwigane abakozi babigishaga kera. Kandi burya impamvu bavuga abakozi ba kera nuko bari bazi n'abubu ko bazaba bameze. Kandi impamvu bababwiye ngo ntimukite ngo kubyo kurya, ngo kuko ababyitayeho bagize iherezo ribi, ngo ahubwo mwite kuby'ubwami n'ubugingo buhoraho, ngo kuko byo bitazashira. Bari bazi ko inyigisho zizaza zose ari izo gushyira mu nda. Ndashimira Bibiliya. Bibiliya ni ijambo rivuga ibiriho n'ibitaraza. Ngo ntimuzite ku byo kurya. Iri jambo ngo ntimukite ku byo kurya rero nuko abantu benshi Imana yabo nahangaha ni munda, bose berekeza munda. Ariko ijambo ryavuze ngo ntimukite ku byo kurya, ngo kuko bizashira. Ndetse n'ababyitayeho bagize iherezo ribi.
ngo ariko mwite ngo ntago umuntu akomezwa n'ibyo kurya ahubwo akomezwa n'ijambo ry'Imana. Mbibutse ko ibintu byose bizazingwa nk'umwambaro n'abantu bazingwe nk'umwambaro, ariko ijambo ry'Imana rizahora rihagaze iteka ryose. Mana ishimwe. Abakozi ba kera, uko abantu bakoreraga Imana kera. Iyo dushaka kumenya ibya kera, ngo iyo ushaka kumenya ibya kera wumva uruhererekane rw'ibivugwa ndetse ukareba n'ibisigazwa by'ibimenyetso. Hanyuma ngewe rero ndashaka gukoresha n'ijambo, ndetse naho turashaka kuvuga ba kera, intumwa za kera, ariko tuvuge n'abatubanjirije mu gakiza. Nk'ubu hari umuntu wakijijwe muri 82, kandi ngiye muri 82 niho navutse. Uwo muntu rero gakiza afite ashobora kukubwira ibya kera. Abakozi ba kera, abakozi ba kera, gukorera Imana kw'abakozi ba kera, ngo nimubaririze inzira ngo banyuragamo, kuko bazi ko izuba zaragoretswe. Ndashaka kubwira abakirisitu bashaka kujya mu ijuru, abakatishije itike y'inaha nta nyigisho zanyu mfite, abazabigisha barahari. Abantu nigisha nabafitanye gahunda no gukomeza kujya mu ijuru, nibo bantu ushaka kubwira. Nimba ibya kera utabizi, nubibaririze ubimenye kandi ubikurikirane mu ijambo ry'Imana. Wifuze kumenya ibya kera kuko burya nibyo bizima. Kera bari abayobozi banyu bari gufungura amadini, kera bataragwa, kera batarabivamo, uzi ukuntu bari bameze. Kera bahanuraga burya iby'ukuri, bataramenya ko bakatishiriza visa, kandi nabo batararenga u Rwanda. Kera batarabahanurira imodoka, kandi nabo nta magare, nta n'igare bagira, nta na moto. Kera bataramenya kubwira abantu ngo bazamuwe mu ntera, kandi nabo ari insuzugurwa. Kera bagihanura iby'Imana yababwiye. Abakozi ba kera ngo tubigireho. Imana yari izi ko hazaza ubutumwa butari ubw'ukuri. Imana yari izi ko abakozi bubu bazaba bishakira amafaranga, yari izi ko bazaba bishakira icyubahiro gusa. Hanyuma iduhira ijambo ryo mu Baheburayo iratubwira ngo mubaririze abakozi ba kera, ngo kandi mubigane, ngo mumenye n'iherezo ry'ingeso zabo, ngo kuko abo banyamahirwe barangije urugendo rwabo amahoro. Nta mukozi wa kera wigeze arangiza nabi yarakoreye Imana by'ukuri. Abakozi ba kera tutagiye mu ntumwa n'abandi bavugwa, ariko ndashaka tuvuge n'abacu tugitangira gukizwa. Nawe nshobora kukubwira ngo wajute. Hari abantu twajyaga tuganira kera, ni kera, buriya nanjye afite kera hanjye, nawe ufite kera hawe. Ubu nanjye hari abana nabwira ngo kera, kuko nanjye njya gukizwa hari ijwi numvise. Abakozi ba kera, ndeke mbabwira ku bakozi ba kera, abakozi b'Imana bakijijwe bafite ishyaka ryo kubwiriza, bashaka ko abantu bajya mu ijuru. Barimo kubwiriza kugira ngo bazambikwe amakamba, batarabwiriza kugira ngo babone inoti. Barimo barabwiriza kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru, batarabwiriza kugira ngo babahereze. Batarabwiriza bashaka icyubahiro, bakibwiriza bashaka ko ubwami bw'Imana bwamamara. Abakozi ba kera, abakozi ba kera bagize ishyaka ryo gukorera Imana kugeza ubwo ngo bajyaga bafata inzira bakagenza amaguru. Hari abajya baduha ubuhamya bakatubwira ukuntu bagenzaga amaguru, kandi koko ikikubwira ko bagenzaga amaguru, icyo gihe moto zari zitaraza. Uwafite igare yari afite, yabaga ari we mukire, kandi n'uwabaga afite igare ntabwo ari bose bayagiraga. Kandi imirimo yarakozwe. Ubisengero nyinshi mubona za kera pani zubu zagiye zikorwa n'abakozi b'Imana, bagakora ingendo z'amaguru, bakararaguza mu muhanda batagira iyo barara. Babayeho nabi kugira ngo tube turi muri izi sengero zimwe na zimwe muri iyi minsi. Batanze imbaraga zabo, bagenjeje amaguru, basize ingo zabo. Ni ukuri kose abakozi ba kera bagenzaga amaguru. Ariko ikintu kibabaje iby'ubu ngubu, naho umuntu atega 500 kugira ngo ajyeyo, ari kuvuga ati nimutamperekeza ngo mumpe 50,000 ntago ndibuze. Mu gihe umukozi w'Imana wa kera yafataga inzira akagenza amaguru akajya gukorera Imana. Abakozi b'Imana ba kera nk'ubu twebwe turi mu nsengero
turi mu nsengero zubakishijwe amakaro ziriho ibintu bikomeye, ariko nagira ngo mbabwire ngo kera bajyaga basengera no munsi y'ibiti kandi bakuzura umwuka, ibintu bikababana byiza, abantu bakanezerwa bakagubwa neza. Ariko birababaje kuba insengero zaraje abantu bakaba barazicitsemo. Uhura n'umuntu akakubwira ati kera twagenzaga amaguru tujya gukorera Imana, kera ntarabona iyi modoka. Birababaje kuba waragenzaga amaguru ukorera Imana, yamara kuguha imodoka ikorohereje urugendo ukaba waraparitse ariko utakigenda, biteye agahinda. Nawe ndakubwiye ngo ibuka kera hawe, aho abantu bicaraga munsi y'igiti bakahakorera amateraniro, bakagirana ibihe byiza n'Imana, Imana yavuga bakayitega amatwi. Birababaje muri iki gihe tugezemo, aho abantu basengeye munsi y'ibiti, Imana yabazanira isengero zigezweho nk'izo dufite bakaba barazicitsemo. Nje kukubwira ngo wowe wabanye n'Imana kera, nje kukubwira ngo ngera ukunde kera hawe. Ishyaka wagira gusengera munsi y'igiti ryagiye he? Kera amazi ya kera yari amazi, ayubu ni ibirohwa. Kera umukozi w'Imana ntibamwingingiraga kumutumira, ariko ubutumira umuntu harya ngo isengero barazifunze, nibabe bazegetseho, nibabe bazegetseho, nibura muzamenya n'agaciro k'insengero musubireyo. Kuko ngewe sinjya numva nk'abantu ntago twagushije ishyano kuba barafunze ziriya nsengero. Ikibi nuko bari gufunga n'urwo mu mutima, kandi abantu bazahangayikishwa nuko zifunze nabishe isengero zo muri twe, rwa rusengero rw'ahabazishenye. Nimwe muzagira niba bibazegetseho, mubanze mutekereze kandi mwibaze. Kera umukozi wa kera yaribwirizaga hakajyana ubutumwa bwiza ku mudugudu, ariko kugira ngo abakozi b'ubu baboneke burije ibiciro, bigize abantu bakomeye, wagira ngo Imana nibo bayitwaye, kandi Imana niyo idutwara ntabwo ari twe tuyitwaye. Iradutwara ntabwo ari twe tuyitwara. Birababaje kera, abakozi ba kera birababaje. Muri iyi minsi abantu basigaye bafite imihigo y'amaturo agomba kwinjira mu kwezi no mu mwaka, ariko nta mihigo y'abakirisitu bagomba kwinjira mu itorero bakijijwe tubabyaje ubutumwa. Njye numva abantu baba bafite. Ni nayo mpamvu ibiterane by'amafaranga byabaye byinshi, ariko ibiterane byo kujya kuvuna abantu ngo bakizwe nta bikigaragara. Imana idutabare itugarurire ibya kera. Umudugu ubu urusengero rufite amakaro meza, urusengero runini rugezweho, nirwo rusengero, nibo bantu. Ariko se mwicayemo muri bande? Mwicayemo muri bande mu rusengero? Kera biberaga rero mu tuzu duto. Ndashimira Imana ko haje amajyambere ntacyo atwaye, ariko no mu majyambere ntabwo amajyambere ariyo yatuma tutuzura umwuka. Twari dukwiye kwishimira n'Imana yatuzamuye tukaba turi mu makaro. Ariko kera Imana idutabare. Abakozi ba kera ntabwo abantu bari kubabazwa n'ubugingo bw'abantu, abantu bari gutengwa bajya inyuma y'itorero, abantu bari kugwa bakabivamo, ahubwo abantu bari kubabazwa n'ukuntu amafaranga yabaye makeya. Kandi nagira ngo mbwire ngo abantu babaraga amafaranga, nimushaka umutima ntujye ku mafaranga cyane. Ubu se ko mumaze ukwezi kuzanarenga kuri no kurenga, ko mumaze ukwezi mutabarayi amaturo yinjiye, ntago mwabayeho. Mukwiye gutekereza ku bugingo bw'abantu, mukwiye gutekereza ngo ni iki twakora kugira ngo abantu bo gukomeza kugwa, ni iki twakora kugira ngo ubutumwa bwiza, ubu butumwa bwiza bukenewe n'ubwinjiza amafaranga, ariko ubutumwa bubwira abantu kwihana ni ikibazo gikomeye. Ubu muvuga butumwa uzi kubwiriza ku cyacumi nta muntu uri kumuhiga, ariko umuvuga butumwa wigisha abantu gukizwa ari mu kaga. Birababaje. Dushaka ibya kera, agakiza ka kera, uko abantu bakoreraga Imana kera. Kandi ndashaka kubabwira ngo ibya kera nibyo byiza kurusha ibiriho. Turi mu bisirimu gusa, mva ni ibintu bishashagirana nka zahabu ariko bidafite gahunda. Reka nguhe urugero. Kera umuntu yabaga rwose yiyambariye ikote ryacuye, akiyambarira ishati yacitse kuko hariho ubuzima bw'ubukene, akagenda n'inkweto imeze nk'ikibonde cyangwa wenda akagenza ibirenge. Byari kera. Akagenda ubona ari umuturesi rwose, abo twita ngo ni abaturesi, ni abaturage. Muri iki gihe yibeshya akaza ntitwamuha n'ijambo kuko tuzi kureba ku myenda, ariko yinjiraga afite amavuta,
yabaga akennye inyuma ariko imbere ageze gute akize afite umwuka wera yabwiriza abantu bakagira gute bakarambarara bakihana ariko muri iki gihe biteye ubwoba umuntu araza n'amakostime turinjira n'amabubu rwose twabahaye njye numva ngo nukubahama ngo nukubaha ngo nambaye neza nabahaye muzi kubaha hanyuma rero ukinjira rwose conga isa n'umukandara kostime umuntu akabwiriza ati tugiye kubihirika Imana ituremera akabaho twambukiramo umuntu agafata ijambo akabwiriza abasambanyi akabwiriza abarara bikinisha numvise hari n'uwabasohoreye ikiganiro wabashyiriyeho ukuntu muzajya mwikinisha shitani nawe ntago yoroshye umuntu akaza akigisha ibintu bitafite aho bikuye umuntu akigisha abanyabyaha umuntu akabigisha akababwira ukuntu Imana ibarengeye wababwiye ububi bw'ibyaha byabo ariko umuntu akihanisha abantu bakihana kera kandi banakihana akanezerwa akishimira ko abantu bageze gute bihanye akumva abonye umunyago ariko ubu umuntu arabwiriza akanezezwa nuko bamuhaye envelope itubutse akaba ari wanezerwa baba bamuhaye ngo akadatubutse ntumbaze ibitubutse n'ibidatubutse ntimubimbaze ntabyo nzi ngo baba bamuhaye gakeya akababazwa nuko bamuhaye makeya aho kugira ngo ababazwe nuko yabwirije amasaha ntihagire umuntu ujugunya puridasi iturutse mu mufuka aho kugira ngo abwirize hagira abarozi batinzaratse mu rusengero aho kugira ngo abwirize abantu basabana imbabazi mu iteraniro ababazwe nuko ibyaha bitihanye abantu batihanye ahubwo ababajwe nuko bamuke haye make izi ngaruka turi ni ibirohwa twanyweye Imana iduha amazi ya kera byarakoraga reka mvuge kera nko ku baririmbyi ba kera abaririmbyi ba kera bararirimbaga kera reka mureke mbabwire nimvuga ibya kera hari bene wacu dusengera hamwe bamfasha kubyumva nibo njya ntangaho urugero kuko aribo tuziranye bene wacu turaziranye turaziranye Imana iduhamagara itubwira ngo nitwogoshe turaziranye abo tutaziranye mu mbabarire simwe mvuze ariko ndavuga abo tuziranye bene wacu ndabashuhuje mu izina rya Yesu bene wacu kandi aho bari bariyize ibaze cyagihe rata kera Imana ikidusanga nta muhanuzi twagiyeho ikadusanga igihe yadusangaga igihe yagusanze cyagihe mu ruko burya kera byari byiza disi igihe yakubwiraga ngo ogoshe umusatsi wawe hari abo yabibwiye nimba itarabikubwiye ntabwo iki cyigisho kikureba mbabarira abo ndi kubwira bariyize igihe yakubwiraga ngo ni wogoshe usigarane natirere cyagihe igihe yakubwiraga ngo iyo jipo ugenda urebe aho uyishyira ntuzongere kuyambara ujye ugeza ku birenge cyagihe bene wacu kera yacu turayizi cyagihe burya arya yari amazi ubu uri kunywa ibirohwa ntutubwire ngo ni ubusirimu winjiyemo ariko kuki ubusirimu se mu burushande ubuse mubona ntari umusirimu ubona ndi umuturesi koko ntago mbigisha gucupira kuko nanjye simbikunda ntago mbikunda nanjye nkunda kuba umusirimu kandi ndiwe rwose ntago ndi umuturesi ariko reka nibuke kera hanjye nawe wibuka hawe ngewe najyaga mpura n'abantu nkabona umuntu yagiraga imisatsi igeze mu mugongo ariko twahura nkabona yarogoshe nibite n'ubu hari abo tujya duhura byagenze bite ngo sha Imana yarangendereye inyereka aho ngomba gusengera imbwira ko ngomba gukuraho umusatsi dore ya mapantaro bo nasigaye nambara nkawe uri kumva iryo jwi yahuye naryo rya kera rero niryo ndi kukubwira iryo jwi yahuye naryo rya kera niryo nakubwiraga kera hawe uhibuke burya ya Mana yakubwiye ngo wambara ibigera ku birenge cyagihe gusanze wambara bigufi iryo jwi niryo shaka ko dusubiramo iryo jwi niryo shaka kukubwira iryo jwi none se nimba Imana yarakubwiye ukampamiriza ko ari Imana koko ukabinyibwirira ukavuga ko ari Imana yakubwiye yuko ukwiye kugeza ku birenge ujya kongera kuzamura ijipo yawe nabwo ni Imana yabikubwiye ngo ngere uzamure yaribeshye
ese ko waje gukizwa utubwira ko Imana yakubwiye ngo wogoshe ugire natirere uze gusengera iwacu, nkaba mbona warongeye gutereka umusatsi nk'umwe wahoranye kera, ni Imana yakubwiye ngo burya naribeshye genda wongere uwutereke, wayatuvugisha ukuri. Kera kandi reka mbabwire imbaraga zabaga muri ubwo buturanye, mwirwa muvuga ngo ni ubuturage, habagamo imbaraga. Narababwiye ngo nta kigo na kimwe kitagira amategeko n'amabwiriza. Bajyaga muri korari bakaririmba, abo ngabo nkubwira bari barahuye nayo batarabivamo nk'ubu. Bararirimbaga bari bataragera n'ibyuma, bakoreshaga amapendo, agakoresha ipendo akaririmba muri korari mu iteraniro, bafata ipendo bari bataragira za sente, bafata ipendo barimo kurigira. Icyo gihe barikoraga batarimo kwiyamamaza, kandi barikoraga badafite amarushanwa. Yumva yabaga ashaka kunezeza Imana, akumva nawe niwo murimo akoreye Imana, agavuza ipendo rye. Wajya kubona ukabona umuntu yikubise hasi, akikubita hasi nyabingi ziri kumuvamo n'amahembe bikikubita hasi, kuko byumvise imbaraga zo mu ipendo. None ni gute ipendo yagiraga imbaraga zo gusenya abadayimoni bari mu muntu utarabarambikaho ikiganza? Ni gute sente dufite n'ibyuma byestaye mu nsengero dukubita umuziki ntago ari bibe mu mbabarire cyane? Ni gute babaha indirimbo nk'eshatu bakagaguha indirimbo 5 mukarinda murangiza nta nukize gripe? Nyamara mwimvuma mwintera amabuye, nimuze tubwire Imana ngo amazi ya Kera uyaduhe, ibirohwa bitumereye nabi. Ni gute mwipendo habonetse imbaraga urwaye igicuri agakira? Ni gute habonetse imbaraga mwipendo? Yavuze ipendo abarira bakagira gute bagahita bihanagura mwipendo honyene, abafite umubabaro bakishima ko kanya mwipendo, bari gukubita ipendo imbohe zikajya zibohoka ari mwipendo. Ariko reba ukuntu mufite amajwi meza, nanjye rwose ndabemera, muraririmba yeba batatu njya mbakurikirana muraririmba. Reba ya majwi yanyayunguruye, mufite n'ababatoza amajwi, kuki muririmba? Deja mukaririmba ubwanyu, mukaririmbira abantu bakabohoka, bamwe mwe mugasigara muri imbohe. Kuki indirimbo zanyu, kuki muririmba bamwe muri mwebwe munarwaye imyuka mibi ntimukiri? Mvuga ngo turi mu gihe cy'ibiroha, Imana iduha amazi ya Kera. Umukobwa yateraga ikorasi, za korasi mujya muvuga ngo ni za Kera z'inturage. Ntago ikibazo ari ubuturage, vuga ngo amavuta yarabakamanye, niyo watera ubu yagucira urubanza we. Kuko kera nta musore wakumenyera, ariko buri wese agukabakabaho ashaka. Ntago watera ikorasi ngo bazimu bave mu bantu nawe abawe ufite batarakuvamo. Ariko kera ese ugira ngo umukobwa wa kera hari umusore wamumenyeraga ngo atambuke? Sister, nta musore wavogeraga abakobwa ba kera, baratwikaga, bari umuriro. Ujye ubaza impamvu bakuvogera uri umukirisitu ufite Bibiliya, uba mu rusengero, uba muri korari, warazengurutse imidugudu n'ibyumba ngo urasenga, ariko watamusa. Birababaje, burya baba bakubonye amatwi. Ese babona pasuri igera ahangaha, kabona pasuri igera ahangaha, bakabona iminwa itotobetse, uri umuntu w'umukirisitu wagira ngo wakoze mu isosi koko. Ese bakubona wahambiriye, aho batazakubahuka ni hehe? Ni wewe wabiteye, nibizabu zabyirengereye. Ubundi iyo butike ikinguye buri wese yinjiramo akaguru. Nta mukobwa wa kera bajyaga bavogera, kuko n'igihagararo cye ntago cyamwemereraga kuvogerwa. Kera uvuga ngo uri umunyamasengesho, ngo uri umunyamasengesho, ngo uri umukozi w'Imana. Njyewe hari ibintu ntinya kuvuga, uratubwira ngo wasengeye ibimuga ngo birasimbuka, ngo wasengeye ngo abamugaye ngo baragenda, ngo abafite ubumuga bw'ubuhumyi ngo barahumuka. Nk'abamugani se ngo inusengere na corona. Nge nababwiye ko nta na gripe sengera, nta mpano yo gusengera abarwayi mfite iyindi.
sengera na corona nka wa mugani nayikiri wikirirwa uvuga ibitendo by'ibyo wabayemo hoyo uzana ahubwo iyo kera cyawe ongera uyisubirane. Ni gute mu rusengero abantu binjira ari abanyabyaha bagasohoka bakira abanyabyaha? Ni gute umuntu ari kumara imyaka 5 mu rusengero akarinda yirangiza ataramenya gutandukanya icyiza n'ikibi? Ni gute abarozi batwinjirira n'abagikuzimu bakatwinjirira tukabana nabo ntitubamenye? Ni gute vuga ngo nuko turi mu bihe by'ibiroha utari kuyoba kera twari kubimenya? Amazi ya kera yari amazi, ayubu ni ibiroha. Kera umukozi w'Imana yanezezwaga nuko abantu bari kuza bihana, ariko ubu ngubu umuntu aranezezwa nuko mu giturisho iki cya 10 icy'umurimo w'Imana icyituro nyine ry'umutima ukunze aranezezwa nuko ibisetseke byuzuye barayabara babona ari menshi batuye umunsi twahezagiwe. Ariko murinda muvuga ngo mwahezagiwe, umwigisha wigishije hihannye bangaye. Umukozi wa kera, abakozi b'Imana ba kera, abantu barihanaga bakishima kandi babaga batanze imbaraga z'umubiri, iz'amafaranga zo nta nizo bagiraga yari makeya, ariko bakoraga ingendo z'amaguru, bagiraga ubwitange. Abakozi ba kera ntago bameze nk'abubu bakozi b'Imana. Nimuze dusaba Imana ngo amazi ya kera Imana iturinde ibiroha. Ubu umuyobozi uyoboye neza nuzi guca abana amafaranga kayabakuramo inote zikaboneka, ariko ibyo kuzana ngo abantu bihane ntawe ubyitaho. Ariko uko mubara amaturo iyaba mwabaraga barimo kugwa mwafata ingamba bagakira. Uko mubara amaturo iyaba mwabaraga bo muri gutenga hari ingamba mwafata. Kandi burya mureke mbabwire, inkiyo yaragiwe irakamwa. Nirwa muvuga ngo abantu nibatanga icya10, umusambanyi sondi yatanga icya10 ngo kimumarire iki? Nushaka ratujye ukireka gutanga icya10 uri umusambanyi, vuga ngo ibyo nta mumaro nukuvomera mu kiva. Ntabwo Imana uzayikinga igikarito cy'amaturo mu maso ngo hishe ubusambanyi bwawe. Oya, irashaka ko ubanze ukiri ibyaha byawe hanyuma ubone kuzana amaturo. Amazi ya kera yari amazi, ayubu ni ibiroha. Niyo ntego y'iri jambo, turakuramo icyifuzo abashaka kurijyamo. Tubwira Imana ngo turinde ibiroha byo mu minsi y'imperuka. Amazi ya kera, kera Imana iduha ibya kera. Reka dukomeze. Nababwiye ko ari ibintu bine tuganira. Navuze ku gakiza ka kera, navuzeho gato ibi ni ibintu birebeye tuzajya tubivugaho gake. Hanyuma navuze n'abakozi ba kera, kuna abantu bakoreraga Imana kera. Niho twari turi shaka kwimuka. Uko n'abakozi bakoreraga Imana kera. Ntimubona kera kuko bari abakirisitu, burya nta nibitarene by'ubwitange byinshi bagiraga. Kubera ko kera umuntu yabaga azi ko nimba akijijwe agomba gukorera Imana. Nimba umuntu yabaga ari umukirisitu yarazi ko agomba gukorera Imana batamwinginze batanamuhase. Ntago babashakiraga bigisha bayabakuramo ku mbaraga. Bari abantu bazi icyo gukora kuko bari bafite agakiza ka kera. Abakozi ba kera birababaje kuba umuntu azifuza gukora ari uko bamuzaniye umuntu umutuburira ngo amubwire ko nakorera Imana mu kazi azahita ahabwa promotion. Bira nuko gutuburira. Ugomba gukorera Imana nkaho ari yo gukorerwa kuko nawe ibyo yagukoreye ni byinshi. Ntuzagire ngo kubura umucuruzi nuko uzi gushaka abakiriya. Hari ababashatse mbere yawe ariko batababonye. Kandi ntuzibwire ko kuba warabaye umukobwa ukabona bakurambagiza ntago ari ubwiza warushije abandi. Ni urukundo Imana yagukunze kuko abakurushaga ubwiza n'ubwitonzi na n'ubu bararindiriye. Kandi ntukicare ngo utubwire yuko kuba wicaye mu rugo rwawe suko uzi gutanga keya, banahereye ukubayeho mu rugo warara unaruvuyemo. Ni imbabazi z'Imana yakugiriye. Kuba Imana yaraguhaye akazi ufite amashuri makeya, hari abize aruta yawe bakicaye bakirindiriye.
kandi kuba umuntu yaravukanye ubumuga akaba abayeho kuriya, nagira ngo nkubwire ngo burya nawe kwicara mu kagare byari kukubera. Nongere mbibutse ko iyi corona, iki cyorezo, abantu benshi barapfuye. Kuba utarapfuye si uko ukoze muri beto itagushyikira, ahubwo ureba ubumana, Imana ikigukunze n'urukundo rwayo. Kubw'ibyo Imana yakoze n'ibyo yakoze ntacyo tuyihaye. Ni Imana yo gukorerwa, ntawe ubitwingingiye. Ni Imana yo gusenga, ntawe ubikubwirije. Ni Imana yo guhabwa icyubahiro kuko iragikwiriye. Nashakaga tugere ku cya gatatu, tuvuge ku rukundo rwa kera. Urukundo rwa kera. Turareba igitabo, turareba mu byakozwe n'intumwa, mu bice byaho 2 umurongo wa 44, ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo, abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakawurya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Mbega ijambo. Abizeye bose, turisubiremo, abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura imitsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana akabongerera abakizwa. Amen. Iki ni icya gatatu twari tugezeho. Tugeze ku rukundo rw'abakera batubanjirije. Urukundo rw'ubu rurababaje, rufite ibyo rushingiyeho. Reka mushyire igitoki n'isake yabyaye, ndabona nanjye nimbyara azanyishyura. Mbese nukugurizanya kugira ngo ejo muzishyure. Urukundo rurakamye. Aho umukirisitu aguze amafaranga, aguriza mwene se amafaranga, yarangiza akamubwira tuzangerekeraho inyungu. Izi ni ingaruka turimo z'ibirohwa turi kunywa, ariko hari amazi ya kera niyo turi kwifuza. Tugeze ku rukundo rw'abakera bagiraga. Aya magambo tumaze gusoma mu gitabo hano mu byakozwe n'intumwa, ni imico y'intumwa. Ni imico y'intumwa, ari bo bantu bakuru, imfura zo kwizerwa. Izi ni imfura mu byo kwizera. Aba ni abagabo b'imfura. Ni imfura mu by'umwuka, ni imfura mu byo gusenga, ni imfura mu byo gukora. Mbese imfura ni umwana uba warabanje. Ni imfura mu gakiza, nibo dukwiye gukuraho icyitegererezo. Ahangaha twari tugeze ku rukundo rw'abakera, ba Yohana, ba Pawulo, ba Petero, ziriya ntumwa ntarondora amazina. Yesu yari yarabahamagaye mbere. Urukundo ngo bagiraga. Twasomye ijambo ritubwira ukuntu ngo bari babayeho, ngo bagurishaga ibyabo, ngo hanyuma disi ngo bakabigabanya abakene muri bo. Hanyuma ngo ubundi ngo bagasurana, ngo bakamanyura imitsima, ngo bagasangira, ngo nta muntu wishisha uwundi. Ngo hanyuma ngo bagakunda no gusenga, ngo bakabana bahuje, ngo bifitiye n'urukundo. Niho hantu ushaka ko tuvuga ku rukundo rwa kera. Aba bantu bari bafite urukundo ku buryo barakundanaga ku buryo rwari rubarimo, kandi bakarunyanyagiza muri bo ku buryo urukundo nta muntu wigungaga muri bo. Umukene iyo yabazagamo bahitaga bamukenura.
umukene yakizwaga n'umukire, uwambaye ubusa yambikwaga n'abayifite, kandi uwari ushonje yagaburirwaga n'ababifite. Ngo baragurishaga hanyuma ngo bagagira gute, ngo bakabafasha. Bibiliya ivuga iki? Ngo nta mukene wababagamo abagabo n'aba bagore. Niko bari babayeho. Kandi ngo bakajya kumanyura imitsima ngo bagasangirira mu nzu zabo. Ubu ngubu simfe nuko mwasangira nta n'umuntu ubumenya aho atuye. Abantu bararirimbana imyaka igashira 2-5 bataramenya aho abo baririmbana batuye. Abantu barabana, hagira nk'umuntu upfa, nimba hapfuye umuntu wo mu muryango w'umukire, abantu bose basengana bagahurura, imodoka bakazikoraho, mbese bose bagahurura. Ariko hapfa umukene ukabona hagiye gushya, haje abakene nyine bo mu cyiciro cye, ariko urukundo rw'aba ntabwo ari aha rwari rushingiye. Ni urukundo rutarobanuraga ku butoni. Ndashaka mvuga urukundo rwa kera, bataranywa ibiroha, urukundo bagiraga ba kera. Imana iduha urukundo nk'urwa kera, urukundo nk'urwa kera. Ngo baragurishaga ibyawe. Oya, ni ukuri ntabwo nje kukubwira ngo ugurishe ibyawe, ntabwo nkubwiye ngo gurisha ibyawe, ariko nibura ni wibuka bamusenga, wibuka. Noneho nko muri ibi bihe bya corona, ni ukuri hari abantu bafite umutima wo gutanga. Imana ibaha umugisha, kandi ujye ubikora. Burya nuho umuntu ujye umenya ko uba umugurije. Nabonye aho umuntu akiri uyu munsi ejo agakena, narabibonye. Ubu se njye mu myaka itambutse abantu ntibangaburiraga, ariko ubu nanjye urwego ndiho Imana irangaburira nkagaburira n'abandi. Kandi birashoboka ko hari abantu bari bahaze muri kiriya gihe ubu bashonje. Iby'isi ni gatebe gatoki, intebe y'ubukene nta utayicaraho ngo akwirweho. Kandi ni intebe y'ubukire, burya ntuzavuge ngo bwaturukaye. Burya nawe ushobora kwicara ku ntebe yo gukira kandi bikakubera. Burya nta ntebe igiburu yicaraho. None nko muri ibi bihe bya corona byo birababaje kuba wakicara ukagura cyane ido kinini, ukagura imifuka y'imiceri, ukagura ya kawunga, ukuzuza firigo, stoke y'ibiryo ikuzura. Ntugire igitekerezo cyaba mubana mu mudugudu, si mu mudugudu waho usengera gusa, burya n'umudugudu waho baruriye aho utuye hari abakene barimo. No mu rusengero ufite abo mwasenganye n'abo mwaririmbanaga, ukicara kuri saramanje, ukarya amafiriti, ukarya inyama, ukanywa ji, ejo ukanywa amata, ugatinyuka ukabimira icyumweru udakubisa agatima ku bakene. Cyakora waba uteye ubwoba nimba uzi ko muri ibi bihe nta bantu wahaye ngo barye, uba ntaho utamara inzara ukayoroshye, waba uteye agahinda. Abakera bagiraga urukundo ku buryo umwe mu babo iyo yagiraga ikibazo bose barahagurukaga. Nk'itorero rya kera bagahaguruka, ibibazo badashoboye gusengera kugukemura bakabisengera. Ndibuka umukozi w'Imana umwe Petero, ngo bajya kumuca igihanga, ngo abitorero bose barabimenya, ngo bahagurukira rimwe, ngo basenga Imana, ngo barasenga, bahamagara Imana, bamubohoza mu kintu bita isengesho, batumutugarurira. Hanyuma ngo marayika asanga Petero ngo ahantu yarageze gute, yarabohewe, ngo aramufungura, amukuraho imigozi yose. Ngo arangije ngo Petero ngo asohoka nk'urota, ngo ariko ageze hanze ngo marayika amusohokanaga, ngo ageze hanze ngo abona ko atarotaga da, ngo abona nibyo. Ngo arangije ngo bene se bagiye kubona, ngo babona Petero yabagezeho. Umva urukundo rw'abakera. Ariko ubu ngubu have wumve ngo bamufunze, ntiwamenya n'icyo bamufungiye, ntumenya n'icyo bamufungiye. Ntabizi nashaka zagweyo. Ibyo ni ibiroha baroko, ibyo ni ibiroha, ntago ari amazi ya kera. Imana ibarinde ibiroha. Nturamenya n'icyo yazize, nimba zira ubusa cyangwa bari kumukoreshaho iperereza. Wumvise ngo yambaye ipingu, ati yaba bamumanura iyaba yakatirwaga. Ibyo ni ibiroha mwagotomeye. Kandi iyo umuntu ari kunywa amazi mabi anywamo n'imifunzo ikamutera uburwayi. Imana iturinde ibiroha, iduha amazi ya kera. Kera bagiraga urukundo bakagira ishyaka, ibyo badashoboye gukora n'imbaraga z'amafaranga bikoresha imbaraga z'amasengesho, bakagira urukundo mu babo. Ariko birababaje
birababaje aho umuntu agwa abantu bakumva ngo yasambanye, aho kugira ngo bibabere ipfunwe bikababera ishema, ishema. Naho baratinze. Nge namwumvanye na runaka nongera kumwumva kwa runaka kuki mushimishwa nuko abantu batengwa? Ese ugira ngo agashoka satani yamukubise wowe ntigahari ngo akagukubite? Ese nimba tuvukana turapfa iki? Urukundo nirwo ndi kwigisha rwa kera. Baca umugani mu Nyakinyarwanda ngo inkoni ikubise mu keba ujye uyirenza urugo uyitekure kugira ngo nawe itazagukubita. Ni gute abantu bacu bagwa tukabigira igitaramo? Ni gute abantu bacu tubumvaho ibintu bibi tukabagira agashungero? Ni gute abantu bacu bahura n'akaga bati yajya yabona? Nk'ubu hari abantu bicaye barekereje ko mama Charlene azagwa. Ntago nzagwa. Umva nimusubiza mwimerwe mwisa. Ntago nzagwa mu izina rya Yesu. Mu izina ryanjye byakunda ariko sinzagwa mu izina rya Yesu. Nge hari abantu bagiye banyibwirira ibintu ndavuga nibyo mushaka ntibikabeho. Kuki ushobora kunezezwa no kuzumva ngo mama Charlene yaguye? Mbese nguye imbaraga zari zindimo zakwinjiramo? Hese ubundi mu guseba kwanjye niho hava umugisha kuri wowe? Ni gute abantu bagwa tukishima tukabishima hejuru? Kuki tutarira ngo tuboroge ngo tuvuge tuti runaka yateye inda burya ni 3 na ahamenyekanye 4 burya ni 8 ngo afite abana ngo babaye 12 baroko? Ubundi iyo mutavuze umunwa urabarya. Kwirirwa mwicaye ku muntu ngo atera inda bibungura iki? Uva mu rugo ujya mu rundi, ese wamenya amakuru burya ngo havumbuwe n'undi mukobwa yateye inda burya rero ngo afite abandi bana. Ibyo bintu wumvise ari ibintu byo kwishimira ngo bihoze mu kanwa kawe? Ese ko bitabaye ko mwana we byaba no kumwuzukuru wakihanganye ko iyisi dasakaye ko mu binyagira nawe yakunyagira naho utanyagirwa uri umugore ko abakobwa bawe banyagirwa? Ni gute useka abakobwa babandi kandi nawe warabyaye abakobwa? Ngo abantu bakwantuza ngo uzi ko babyariye rimwe wari ko burya ngo na wa wundi urangije kaminuza burya ngo yarayacikije ngo nawe aratwite ariko ngo wa wundi we ngo amaze kugira 2. Ese niki gituma wishimira abana ba mugenzi wawe ko babyariye mu rugo kandi nawe uri kubabyara? Ese ko wishimira abakozi abana b'abahungu babandi ngo yanyweye urumogi ava mu ishuri uzu wawe azankuru umeze gute? Kuki Imana ipfusha mugaseka ariko mwe mwapfusha mukarira? Kuki Imana ipfusha abantu bakagwa buri munsi tukabigira igiparu n'imisingo n'inzenya? Kubera iki Imana kuki mwe mupfusha mukarira? Kuki ipfusha ntimurire? Ese kugwa kw'abantu bikunguye iki? Kuki mutagira urukundo? Kuki abacu batabatenga ngo turire tuboroge tubabohoze bazagaruke? Ahubwo twabashyira bamara kubashyira inyuma y'itorero mugafata ibibuye mukabahorahoza. Ese mwari muzi ko umuntu iyo yaguye mu busambanyi cyangwa kwagwa no mu bindi byaha ko icyaha atari ubusambanyi gusa? Muzi ko iyo umuntu yaguye hakagira abamugarura bakamuba hafi ntibamugira igicibwa? Muzi ko ubugingo bwe buba bugarukiye hafi? Uzi iyo umuntu aguye tukamufatanya no kugwa tukamurwanya, muzi ko agenda ubutazagaruka? Mureke mbabwire abantu murushwa urukundo mukarurushwa n'abamotari. Koko umumotari utajya mu rusengero yego bose ntibakoreka ntangurwo rugero. Umumotari udasenga, umumotari winywera nk'inzoga, umumotari wibereye aho utazi n'inzira y'urusengero ariko mwene wabo w'umumotari bamukora ukabona bose bamukozeho uruziga ati mwibeye. Kuki murushwa urukundo n'abamotari kandi bamwe batanasenga? Murushwa urukundo murushwa n'abashoferi. Uzi ko umushoferi mu muhanda agenda mu muhanda akumva akaburira mwene wabo ati nyamuneka njye nkunda kwicara imbere na nyine iyo ngiye ahantu nikundira kwa shoferi aho ngenda ndeba neza umuhanda. Hanyuma rero ugasanga umushoferi aciriye isiri mugenzi we ati namenye amasiri yango. Ubwo bavuze ngo genda gake polisi iri imbere ukabona muciriye isiri
akagenda gake cyangwa yabona afite ikosa riri mu mucisha amande ukabona aramuburiye. Ariko ubu ngubu umuntu aracuruza ntashobora kukubwira uko yatangiye acuruza, wunguke nawe ejo uzamusiga. Maze umuntu adodesha ahantu umwenda wamubaza ngo ninde wakudodeye kugira ngo nawe uzadodesha akahaguhisha uberwe umurute. Ega amashyari n'inzangano bibarimo, ijuru mujyamo ni iryande ni irya Kamonyi. Uzi ko umuntu ahaha akaronka ntaba yakubwira aho yaguriye kuri make. Uzi ko umuntu atera imbere ntaba yakugira inama yuko yikuye mu bukene ngo nawe umukirane ejo bundi. Uzi ko umuntu akubona uheze hasi akumva ntago wazazamuka ngo umere nk'abandi. Abantu ba kera bagiraga urukundo, narindi ku rukundo rwa kera. Ubu umuntu aragira ibibazo mu rusengero bakabanza kureba icyiciro arimo. Twari tugeze ku cya gatatu tuvuga ku rukundo, nirwo turiho. Kandi ndi kubabwira ibya kera, urukundo rwa kera, ukuntu abantu bakundaga batarobanura ku butoni, ukuntu abantu bakundaga bagiraga urukundo rutagize ibyo rushingiraho. Abakristo ukuntu bakundaga batigeze bafatana ngo bashyire mu byiciro, ariko abantu bari mu byiciro. Uwo mu cyiciro cya gatatu agomba sura uwo mu cya gatatu, uwo mu cya kane sura uwo mu cya kane, ubwo nyine najya mbese. Ariko ntago ari uko bikwiriye. Nge mba numva umuntu wo mu cyiciro cya kane aba akwiye kwita ku wo mu cyiciro cya mbere, wo mu cyiciro cya gikomeye akita kubo mu cyiciro gitoya. Wijya gusura umukire ngo urebe ngo uterura amanido, nujya gusura umukene ushaka ifu y'amasaka y'igikoma. Ubwo se umukire uramuhanido kandi asanzwe ayifite, ako kanido wagahaye umukene utarakanywaho. Urajya gutwerera umukire mugenzi wawe umare y'amafaranga yose ngo kugira ngo azakwishyure, warebye wa mukene utayafite ukaba ari wuyamarira, wa mukire ukazamutwerera make. Izi inkundo zifite icyo zishingiyeho. Nimubona ubukwe bw'umukene baburanze abantu bo kujyayo, nibabona boss yakoze ubukwe abantu mwese muhurure. Uko uhururira ubw'umukene mwagiye mu bari ko mwita nuko bwo mukene. Mugira urukundo rutarobanura ku butoni. Uko ukangara abantu, uko ushyira igitsure ku baririmbyi b'abakene, uba ari nako ugishyira ku bakire. Mwirobanura ku butoni, mwigira urukundo rurobanura. Umuntu utagira amafaranga buri jambo uyafite arihabwe, ntago urwo ari urukundo. Kera bagiraga urukundo. Birababaje biteye agahinda. Hasigaye hariho imbuga rero nazo shitani asigaye akoreramo. Ngo dufite ngo urubuga ngo twarwise ngo urubuga runaka, abandi nabo dufite urubuga rwitwa runaka rw'ijambo ry'Imana. Izo mbuga zanyu hari igenzi isuzuma nkibaza ibyo muzimaraho nkabibura. Ugasanga ku rubuga mwiriwe mu matiku gusa, mwiriwe mu matiku, nta jambo ry'ihumure, ntago mwabajije abarwayi ngo mubasure, ntago mwabajije abashonje ngo mubagaburire, imbuga z'amatiku gusa. Nirirwa murobanura bari mu mwuka n'abari mu mubiri, sundi mumenya abanyamwuka gute muri abanyamubiri. Ntago umunyamubiri ajya agenzura umunyamwuka, ntago bishoboka ntibijya minahura. Muri iki gihe muri ibi bihe turimo bikomeye hari ibintu byihutirwa. Ugasanga ibintu abantu bakora ntago ari ibikiza n'ibyica, urukundo ntarwo. Waba ufite urukundo wakunda mwene so, ntago wajya kumwicaraho aho bamutaranga. Abantu baravuga, uzi ko muzavuga mukavuga sinzi umugani uvuga ngo bazavuga bavuge n'ibyo. Ntago ushobora kuvuga umuntu ngo musebye, ntago ushobora kuba ufite urukundo umuntu ngo wishimire ko yapfushije, ntago wanezezwa nuko ubukwe bwe byapfuye hanyuma ngo babazwe nuko yakoze ubukwe bwiza. Abantu babura ikintu bavuga mu bukwe, bakavuga yuko ngo harimo fata nkeya. None se kuba fata zaba nkeya mu bukwe iyo wongeraho izawe se zikaba nyinshi, ni ikimenyetso cyuko nta rukundo mugira.
bamwe mugataho buko atari ukugira ngo mwishimire gushyigikira mwene so, ahubwo ugiye kureba ikanzu yari yambaye ukwigura, ubaze na costume, urebe na costume kugira ngo uzabone ibyo bavuga. Murebe n'ukuntu abantu biyaruriye, bamwe bakarya bagahaga abandi ntibabibone. Murebe n'ukuntu bariye bakabisiga mukabona ibyo mujya kuvuga ziriya nta nkundo. Imana ibarengere. Imana iduha amazi ya kera ari mu rukundo. Birababajwe ko umuntu ayobora umuntu akamuyobora ntamenye niyo ataha. Ubu ngewe hari abantu bajya bansetsa, abantu baricara bakanyanga bakamvuga batazi naho ntahama. Nibure yuzo kwicara muri saro yanjye tukanaganira ukantaranga unanze, ubundi umvuga uranze. Uziyo naho iyo nirirwa urugamba rwanjye uraruzi uko mbayeho urakuze. Uriya mugore ndamwanga, wanga umuntu utaranakora mu ntoki na rimwe, ibyo bintu bibaho. Vuga ngo ni ibirohwa. Imana iduha amazi mazima. Ariko umuntu ugira urukundo akunda n'umuntu bataranahana n'ibiganza. Imana iturinde ibirohwa byo mu minsi y'imperuka. Imana ituzanira urukundo nicyo nigishaga. Ntago umuntu ugira urukundo ashobora guhinduranya ibitenge abandi bambaye ubusa, ntago byamukundira. Naho waba uvuye ku kiguru ukabona wambaye nabo uhita ukimwambika. Ntago ushobora kugira urukundo ubana n'abantu mu murimo ukabona umuntu umwera waramwishe yabuze amavuta yo kwisiga, we wisiga amavuta y'ibihumbi 50 ngo ubure kujya kumugurira amavuta ngo yisige. Nta rukundo ntago ruhari. Ni ibisa nk'inkundo. N'umuntu arashaka gukora ikintu agashaka kwitangaza amakuru riza, urwo se ni urukundo. Munashaka kubakira abantu amazu mugashaka yuko n'isi yose ibimenya, ntago ari uko bakundana. Kuko buryo no guha umuntu ukajya kumutaranga nawe biramubabaza. Imana iduha urukundo, ntago urukundo rwishimira ikibi ku muntu. Ngo pasiteri runaka yabaye gutya bigushimishiriza iki? Kuki umubabaro w'abantu b'ibitwenge byanyu kandi umubabaro wanyu wari ukwiye kuba umubabaro wacu. Imana idutabare, Imana itanga urukundo rwa kera. Mazi ya kera ni yari amazi, ayubo ni ibirohwa kera. Hanyuma ndashaka kugera ku cya kane, ari nacyo cya nyuma, nubwo ntabirangije ibindi bizaza nyuma, ariko nateguye ibintu bine. Mbabwire ukuntu kera bihanaga noneho, kandi mbabwire n'inyungu bakuraga mu kwihana. Turareba ibyakozwe nani turebe ahangaha n'ubundi mu gitabo cy'abaheburayo, urwandiko rw'abaheburayo ibice 10 murongo wa 26 n'uwa 27. Ni icya kane tugiye kureba. Twarebye ukuntu kera bakizwaga, twabisomyeho gato. Twarebye ukuntu kera bakoreraga Imana. Twarebye urukundo rwa kera, urukundo rw'abantu ba kera. Kera ntago abantu bumvaga mwene se afite akabazo ngo baryame. Ariko abubu iteka aba matwi abanguye ngo yumve inkuru mbi nibura yaturuka kuri wowe, ntago ari urukundo rwo. Ubone mama Charlene bamuharabitse nawe wishime. Wishime. Wishimire ko nuko kuntu bamuharabitse, unezezwe nuko bizagera ku isi yose. Nawe ubikoremo akazi, unezezwe nuko bamvuze nabi, unezezwe nuko bandwanyije, unezezwe nuko bampagurukiye. Wishime, ntago urwa ari urukundo. Urukundo Imana iruduhe rwa kera. Tubabarane n'ababarabara kandi twishimane n'abishima. Urukundo. Ntukundire umuntu kubera ibyo azaguha, ntukundire umuntu kubera ibyo yaguhaye. Ntukunda umuntu kuko urukundo ni ngombwa. Tugira urukundo. Wacu niba mushyira inyuma y'itorero turire. Narababaye, hari umuntu w'inshuti yanjye hari ikibazo yagize bituma adakomeje kubwiriza. N'ubushize narabivuze. Umuntu umwe aramuhamagara aramubwira ngo ba wicaye natwe tuvuge.
wari waratwifatiye isi yose warayifashe ba wicaye natwe tumenyekane. Iryo ni ijambo koko? Ese undi ninde wabujije kumenyekana? Erega ibi bintu ntawe bitora. Imana iyo iri muri wowe kandi hari ibyo ushaka kwimenyekanisha muri wowe niyo ibyikorera buryo. Kandi buryo nushaka no kwamamara, uzamamara se, uzavuga nk'ibyo yavugaga se? Ntabyo ufite. Kandi buryo iyo wiyamamaje burya ntibagutora, ariko Imana iyo yakwamamaje iranabishyigikira ikabiherekeza. Hagurwa ari urukundo. Nimba uwacu ari kurira twiseka, nimba uwacu ari guseka twirira. Ubuzi ko hari abantu bajya barizwa nuko utaragwa bikabaryo, kubera iki? Baguteza iminsi yo kugwa. Ubu hari abantu bababazwa nuko ngeze yitariki nta bandi bagabo ndagira. Ni nayo mpamvu muri kubanshingira ngo mfite ubukwe birabababaza, kuko buri munsi mu ntege imitego yabo, kandi nzayirenga mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari mu izina ryanjye, ni mu izina rya Yesu. Imishibuka yose mu ntego. Kandi burya umutego mutinda ushibuka nyirawo, ushibuka na nyirawo. Imana iduha urukundo. Mwene so nagura imodoka uha Imana icyubahiro. Ese undi twese tutazifite twabaho gute? Mwene so natunga inote ngo yayakuye kuzimu, ngo yarirase ngo azirayo yatunze. Tushimishwe nuko ari umutunzi, hanyuma niba mutereza cyamunara dutangire duseke. Ibyo si urukundo. Umuntu nakora ubukwe turakare tubabare, ntaho agiye, yewe we, ese twamufashije kwishima di? Ejo bundi ni ruhirima uti n'ubundi narabivuze. Mbega inkundo z'abarokore, ibyo ni ibirohwa mwagotomeye. Kandi iyo umuntu anyweye amazi menshi y'ibirohwa atangira kurwara imifunzo. Imifunzo n'udusimba tuba mu ntuza. Burya ni nayo mpamvu kubera uburwayi bwinshi bwo kunywa ibirohwa izi nyigisho zirabarya kubera imifunzo ibuzuye mu nda mwamaze kunywa. Umuntu niba muzamura mu ntera dufatanya nawe kwishima. Umuntu nakomera dufatanya nawe gushima, twigambirira kumuhanantura. Nimba ukorana n'umuntu ukabona ba boss bamukunda, wimurakarira ngo ugire ishyari ushake kumwirukanisha, ahubwo wishimire gutera imbere kwe. Ibyago byacu, ibyago byanjye bibi byawe, ibyago byawe bibi byanjye, ibirori byanjye tubifatanye, umubabaro wanjye tuwufatanye, muze dukundane nk'abajya hamwe. Icyanyuma dusome urwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 umurongo 26 kugeza kuri 27. Niba dukora ibyaha nkana, tumaze kumenya ukuri, haba hagisigaye igitambo cy'icyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Munyemerere dusubiremo. Narindi kubabwira ko tugomba kwihana nk'abakera ariko bitari nk'abubu. Ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'icyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Burya mwisi umuntu ashobora kugira abanzi, ariko kugira umwanzi, kuba wagirana ikibazo n'Imana burya sinzi naho ubusigaye. Turimo turasoza. Ngo nimba dukora ibyaha nkana tukirengagiza ukuri, ngo nta kindi gitambo gisigaye, ngo kereka kurindira gucibwaho iteka, ngo ndetse no kurindira umuriro w'inkazi uturindiriye. Ibyaha nkana baroko muri gukora ibyaha nkana. Mwasubiye mu kabari mwari mwaravuyeyo, mwasubiye mu busambanyi mwari mwaravuyeyo. None se ntago mubizi kera? Ntago kera rimwe mwihanishije abantu ngo ntibakambara ibigufi muvuga ngo ni umwuka ubibabwiye? None mwagiye gushinga isengero murababwira ngo mujye mwambara ibyo mushaka, ntago Imana ireba mu mutima. Urimo urabahemukira. Kandi ndi kubona ko naba mwibwira ngo murabakunda nta mahoro mubashakira. Iyaba wakundaga buyobora
iyo aba wakundaga bubwiriza wabigisha iby'amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka ukanababwira ukuntu Uwiteka agira imbabazi akagira umujinya wababwira ukuntu umuriro ubaho ukababwira n'ukuntu ijuru ririho wababwira ibyiza byo kuba mu Mana ukababwira n'igihombo cyo kutabamo wahisha ukurura kunyegeza uguhisha ahantu kure kugira ngo kutagaragara ukuru uri gushyira habona nuko kubaka amafaranga uri guhemukira buyoboye urahemukira bubwiriza kuko numva mwabwiza abantu kuri bakava mu mwijima bakaza mu mucyo kugira ngo ubwami turindiriye bwiza tuzabamo nabo tuzabanemo simpamya ko bakunda kuba utababwiza ukuri ngo nimba mukora ibyaha nkana ndashaka kubwira abantu barenza ku kuri ukarenza ukuri ukaguhisha ukagupfukirana kandi ukuri murakuzi uragupfukirana kubw'inyungu zawe uri gukora icyaha nkana iteka nirirwa mbigisha kwambara ariko abo nigisha kwambara nzi neza ko harimo ababizi ko bakwiye kukwambara ukuri kwambara mu kuri murimo murakora ibyaha nkana ntabwo ari ngewe ukwiye kukubwiraho metero bari kukudodera umwenda ukwiye kugera kuko kuri nawe urakuzi uyigira ngo ufuzi ko ari amakosa usaturigera hano uzi ko ari amakosa reka nkubwire ibyo wikora byose nubwo uri mu rusengero amakosa urayazi kuko uza gukizwa waje wigenza niwe watanze ubuhamya bw'uko wahuye n'Imana ikakubwira ko wambara ibirebire niwe watubwiye ko Imana ariyo yakogosha iti igosha urogosha kandi mbibutse ko nababwiye ko mu itorero nta mukasi uhaba nta n'inzembe nta saro ihaba mwaje mwigenza mutunze imisatsi ya natirere mwarihannye ariko muri gukora ibyaha nkana mwashubijemo duki na ya mazina mwatwise muyitirira amakorari muririmbamo ya yandi uduntuza nyine turabiziranyeho ntuntera amabuye abo mbwiriza ndabazi noneho kuri mwaragukandagiye watubwiye ko Imana ariyo yakubwiye gutega igitambaro ukurura uragukandagira none usiga kubita umubano mu mutwe kandi waje utubwira ko ariyo yakubwiye kogosha ubundi ugira indimi zingahe ko Imana igira ururimi rumwe ngo kuko uko yari iri kera na n'ubu ni kwiri nimba mukora ibyaha nkana ukaba waratunza ufite abagore babiri kandi uzi ko ari umwe uri gukora ibyaha nkana dore ibintu urindiriye gucirwaho iteka icya kabiri urindiriye umuriro uzarya abanzi b'Imana ni bande nabo yashyize mu kuri bakakuvamo nibo abanzi b'Imana nimba wari uri mukuru ukakuvamo ukaba uri mu kinyoma urindiriwe n'ibintu bibiri umujinya w'Imana umuriro uzarya abanzi b'Imana kandi no gucirwaho iteka kuko mwanze ukuri n'ijambo tumaze gusoma kuko mwanze ukuri mugakora ibyaha nkana wasubiye mu kabari uri kunywa inzoga uri gukora ibyaha nkana wataye umugore w'isezerano ufata undi uri gukora ibyaha nkana umaze kubwira abakobwa nk'icumi bose ko bakunda muzabana uri gukora ibyaha nkana kuko urabizi ko ntawe uzagusezeranya n'abagore 10 n'abakobwa 10 ntibibaho uri gukora ibyaha nkana kandi uri gukata umunzani abacuruzi b'abarokore harya ngo bari barabafungiye nimukomeze nge ndumva nyuma ya corona abacuruzi b'abarokore mukwiye gukizwa mukora ibyaha nkana nimba fagitire ngeje bundi narumiwe nge ndumirwa abacuruzi nge mu ntera ubwo b'abarokore Imana ibaha imbaraga zo kudakata iminzani ubundi se kumbwira ko ikintu wakiranguye ibihumbi 50 kandi warakiranguye 30 nge shinzwe aho urangurira sinshinzwe kurangura ntibinandeba urakorera ibyaha iki sina ngombwa mubwira igiciro natemera wikica ubugingo bwawe rega nubundi ayo muri guhirimbanira muzayarye se wakubwira ayo birirwa bata ntago wabonye ejo bundi se abayanyanyagije ngo ntacyo amaze amafaranga yigucumuza uri gukora icyaha nkana urabwira umuntu ngo muhaye ibiro 5 kandi umuhaye ibiro 4 muri gukora ibyaha nkana uri gusohora fagitire kugira ngo Rwanda Revenue nyine izabone yuko
ugomba gusorera ibihumbi 40 kandi ari ibihumbi 200 wabaranye n'umukiriya muri gukora ibyaha nkana. Uraguriza umuntu amafaranga tejo nzayakwishyura ugakora ibyaha nkana wayabona ukayajyana mu byawe muri gukora ibyaha nkana. Muri gukora ibyaha nkana urimo kwifatira umukobwa hanyuma ukamubwira ko nta wundi uzamushyiraho ukamushyira mu cyizera akizera hanyuma ejo bundi ukamutera inda wamutera inda ugahita wimuka aho wari utuye. Reka nkubwire nucika ipingu ugacika polisi ntago uzacika itanura ry'umuriro rirakurindiriye. Uri gukora murokore. Rero mureke mbabwire mwirirwa muvuga ngo nidusabire ngo abana imigisha ngo tuvuge ibyururutse imitima. Nta mugani wowe ntavuze uwimanitse azimanure tubururutse imitima se nitwe twayimanitse. Umuntu ufite umutima uhagaze ari umuntu w'Imana nahumure. Ijambo riravuga ngo mumbwirire abantu banjye n'abantu b'Imana ntago ari abasambanyi. Ibyururutse imitima ubu tubihereye. Uzama amarira y'abakobwa bacikije amashuri batewe n'abasore babateye inda bagahita babihakana. Ukarera umwana wenyine umwana akabamayiwa bakajya mu muhanda akananirwa kwiga gahangayika akabaho nk'ufite nyina gusa afite na se hanyuma ngo ni haza amahoro yikisi. Amahoro azajya akatira aho agomba kujya ntabwo twese tuzayabura. Nge se wagutumye gukora ibyaha. Utubwamaze kumbwira yuko namuteye ndutireka reka mpite nimuka nabaga Kimisagara ndahita nigira Kimironko. Ni hehe uzihisha ijisho ry'Imana? Nge ndi kukwigisha ntakureba ariko yakuntumira kureba. Ndashaka ko dusenga kwihana. Kera abantu barihanaga kandi mvi impamvu kera bihanaga nuko hari n'ababihanisha bari hari. Umukozi w'Imana aragenda akigisha ati nimvuga ko mbonye ibi ntabwo bazongera kuntumira. Ariko ngemba numva nabwira n'abantu barya ari uko batumiwe ubundi ko mumaze iminsi mudatumirwa inzara yarabishe barabahambye. Mwaretse ibyo bintu mwabiretse tukifuza amazi ya Kera. Kera bigisha gukuri kandi uko kuri bigishije kukabatura umuntu. Umuhanuzi yarahanuraga agahanura ibyo areba. Nawe se koko kera hari abantu batuganirije. Hari umuntu wigeze atuganiza tubwiye ukuntu yigeze abona umuntu amubona nk'igitebo kandi abona ari igitebo kirimo amasi. Hanyuma wari mu mwuka. Burya rero reka mbabwire nubwo mubona mwabaye abasirimu mwabaye beza rwose muri beza pe twarakeye turambara tukaberwa turajyanisha ibintu ni sawa ariko burya umuntu Imana yimubonamo ibyaha imubonamo nk'ibyaha nyine. Ugira ngo se Imana ibona ukeye kandi uri umusambanyi ibona uri umwanda. Hanyuma ngo umuntu abona umuntu ni umusambanyi abijya mu mwuka ufite uko abireba abantu bareba bajya mu mwuka aragenda ajya guterura ameze nk'uterura igitebo kirimo amase nyine ngo araterura uwo muntu araterura kuko umuntu afite imbaraga z'umwuka wera burya n'iz'umubiri ziraza aterura uwo muntu rero agira ngo ni iki agira ngo ni icyo gitebo kuko mwerekwa niko yabibonaga ngo arangije aragenda ajugunya hanze. Hanyuma avuye mwerekwa abona n'umuntu yagize ate yajugunye. Umva ukuntu kera bihanaga wumve n'ukuntu babihanishaga. Ariko ubu ngubu niyo umuntu agiye mu mwuka ati mbonye umurozi bahita bamwegera bati murebera aho wicaye ntuhahaguruke. Kandi ubundi ushobora no kubwira umuntu ati Imana irambwiye ngo urasambanya akakubwira ati erekana video werekana amashusho wafashe ndi gusambana kandi ntago wayabona. Ariko uzarokoka ipingu uzarokoka gereza ntazarokoka gucirwa witeka no kujya mu muriro. Twihane duhinde umushyitsi. Kera barihanaga. Umuntu yajyaga ajya mu cyumba akabanza gutekereza akatekereza akabwira umugabo ati umbabarire n'Imana imbabarire nakurakashe. Akabwira umugore ati nanjye umbabarire. Ukabwira abana ati abana mumbabarire aho twavuganye nawe. Ariko ubu umuntu arahuruduka mu nzu
ibitutsi yatutse umukozi, ibyo uko yabwiye umugabo, uko yabwiye abana, uko yabwiye umugore, uko yavuganye n'abaturanyi, agafata inzira ngo agiye mu yitatu, vuga ngo uri kuvomera mu kiva. Imana iduhe kwihana nko kwa kera, iduhe guca bugufi nka kera. Kera iyo abantu bigishwaga rero bacaga bugufi, ariko ubu abantu urababwiriza bakenda guhamagara na polisi. Mbese ubu ku buryo hagize abantu bumva polisi yanyambitse ipingu, bahita biruhutsa bati wa mugore turamukize. Kandi nyamara ndabakunda, nta rwango mbashakira, ndifuza ngo ibyiza byo mu gakiza nabonye tuzabisangire, hanyuma tuzibere no mu ijuru. Imana iduhe gukizwa nka kera, iduhe kwihana nka kera. Kera rero bagiraga nuko bihana, kuko n'ababihanisha babaga baraho, umwuka wabaga uraho. Ariko abubu Imana imbabarire gufata ibyo ntahawe. Kandi ubwo yaribye mu kazi ntibamumenya. Ubu hari abantu bafunzwe bazira abandi, amafaranga akabura mu kazi, kandi murokore yarayanyereje, umuntu bakamukatira ntacyo yakoze, murokore yidegembye. Imana imbabarire gufata ibyo ntahawe, kandi yarateruye amamiliyoni. Imana imbabarire kudahamya, kandi ugasambana buri munsi. Mbese Imana imbabarire natwaye ikiziriko, mbese ariko ihene sinzi aho yagiye, ariko shawe. Mbese ukuntu abantu b'ubu bihana, ni Imana imbabarire natwaye ikiziriko, ariko ihene yo rwose ntimuyimbaze. Imana imbabarire kudahamya imbere y'abasore, se wavuze ko wanasambanye. Iyo umuntu yivuje nabi ntakira. Nujya kwa muganga ukabwira muganga ngo ndwaye umutwe, ari muntu urwaye, azakuvura umutwe ntibimureba. Ubundi muntu ukomeze ugire gute? Ukomeze urembe uzarware na kanseri, urinde upfa. Nuko abantu impande izavuga muri mu nsengero, mupfane za mikoro mufite mu ntoki, upfane mikoro. Uzi gupfana mikoro kandi wari kwihana, muzapfana amatitire, muzapfana ngo muramanyura ngo murasatura, muzapfana ibyubahiro, muzapfa. Kandi gupfa ntacyo byari bitwaye, nanjye nzapfa, ariko uzapfa kabiri kuko utigeze wihana ibyaha. Uhemukira umuntu iwawe mu rugo, ugenda ujya kubyatura muri korari, uko se no kwihana. Uhemukira umuntu mu kazi aho ukorera, ujya kubyatura muri gurupe. Utaranga umuntu musebye umubeshyere, ujye kwihana ku nshuti yawe, uwo wahemukiye ari hariya. Ufungisha umuntu umuhohoteye umubeshyera, agenda umunyururu umurye, widegembye hariya ngo warabyatuye. Kuki mutaturira abo mwahemukiye? Kuki mudasaba imbabazi? Imana nitugarurire kwihana nko kwa kera. Hanyuma soza ndashaka ko dusenga. Iyo turirimba nka kera, tukaririmba nk'abakera, kuko baririmbaga bafite no gukizwa, indirimbo ziba zihindura abantu. Ariko burya muzajya muvuga ngo mwagize ibihe byiza, ngo mu giterane twagize ibihe byiza. Mwagize ibihe byiza se? Abajura batuye ko bihana bakijijwe ni bangahe? Urugendo twakoze yasarute duherutse kuvamo, Imana yabanye natwe, imbaraga zirururuka. Ariko birabishashara mubeshya ngo ni umuriro, ari ibishashara byawo n'ibishashi. Umuriro ugera mu iteraniro, ukagera mu iteraniro harimo indaya, harimo abasambanyi, ntibahaguruke ngo bavuge ngo Imana itubabarire ubusambanyi. Uwo muriro ni nyabaki. Agize ibihe byiza, barihana. Ese usibye yuko wenda bapfukamye, bigeze bihana? Gupfukama se hari abadapfukama, ariko se bigeze bihana? Nibura umugore wari uri muri kiriya giterane yaragiye asaba imbabazi umugabo. Ese n'undi ni gute muvuga ngo mwihanishije abantu mutihana hagati yanyu mwebwe? Abantu baba batatu bafite amajwi atandukanye meza, ugasanga bararirimba bapinganwa. Noneho baba bari kwantana ukagira ngo ni amarushanwa barimo, nta rukundo rurimo. Kora rimwe yaririmba indi karakari kababara. Imana iduha amazi ya kera. Kera. Twifuze kuba abashumba nka ba Pawulo. Twifuze kuba abapasiteri nka ba Yohana. Abagabo bakoreye Imana nta zindi namubashaka. Twifuze kuba abahanuzi nka ba Yesaya na ba Yeremiya. Twifuze kuba abagore bameze nka Debora
Debora warwanya abagabo bananiwe muri Isiraheli bakarwanirira abisiraheli intsinzi gataha muri Isiraheli kubw'umugore witwa Debora. Duharanire kuba abakobwa tumere nka Esiteri, duharanire kuba abasore tumere nka Yozefu ahamya kwa muka Potifari. Kera ngo twigane iherezo ry'ingeso zabo, kuko abo bantu babaye neza, batitaye kubyinda, batitaye kuby'amafaranga, batitaye kubyubahiro, ngo bagize iherezo ryiza. Dusenga Imana. Ndabashimiye, ndabakunda. Icyampa mu butumwa tukabusangira, kandi buri wese uko yabwiwe muri iki cyiciro, kuko mwabwiwe n'Imana, sinjye wababwiye. Nge ntago nzi kuvuga ndadidima, ahubwo Imana yaje muri nge kugira ngo iganirire abantu gutya. Mana ya Isaka na Yakobo, ngushimiye ijambo ryawe rizima kandi ridafite inenge. Iri ni ijambo wandikishije, iri jambo ryaturutse mu kanwa k'abahanuzi n'abakozi bawe bahumetswemo n'umwuka wawe. Iri jambo niwe waryandikishije kugira ngo rizaba umucyo mu gihe cy'umwijima, kugira ngo rizabe itara mu gihe cy'icuraburindi. Iri jambo ryaharuye inzira turatambuka. Iri jambo rya nyiri jambo ryatugize abagabo turi abagore. Iri jambo rya nyiri jambo ryatanze ibitotsi mu gihe cyo kubibura. Iri jambo ryazanye ihumura abantu babuze. Iri jambo ryaradukomeje turakomera. Iri jambo ni umutsima utera imbaraga, ni amazi y'ubugingo yagenda avomerera hakakaye. Iri jambo ni itara, ni ukwezi, ni inyenyeri rimurika mu mwijima utabonaga akareba, uwari impumyi akareba, kandi utagendaga akigenza. Iri jambo rimaze kuvugana natwe. Iri jambo ribwiye umuntu wese guhera kuri njyewe. Iri jambo ribwiye umukuru, ribwiye n'umuto. Iri jambo ribwiye umuyuda n'umugiriki. Iri jambo ribwiye ukijijwe n'udakijijwe. Iri jambo ribwiye uwize n'utarize. Iri jambo ribwiye umugufi n'umuremure. Iri jambo ribwiye abari mu rusengero n'abatarimo. Iri jambo ribwiye abari mu Rwanda madahari. Iri jambo ribwiye abanyacyubahiro n'isuzugurwa. Iri jambo riganiye na buri wese, kuko ari ijambo rya nyiri jambo. Ni ijambo ryakijije isi. Ni ijambo rifata umuntu wibishaga imbunda agafata Bibiliya. Ni ijambo rifata umuntu wakabakabaga akigenza. Ni ijambo riruhura abarushye. Ni ijambo rihumuriza abababaye. Ni ijambo ryaturohoye turohamye. Ni ijambo twegamira tugakomera. Ni ijambo twisegura tugasinzira. Ni ijambo ryaduhaye ihumure n'umutuzo. Ni ijambo rya nyiri jambo. Ni ijambo ryawe, ni ijambo ryawe Mana. Iri jambo nirigere ku bagabo nonaha, rigere ku bakumenye, rigere ku batarakumenya. Nirizunguruka igihugu, ryambuke rijye mu mahanga. Iri jambo rijye ku bazungu, rigere ku birabura. Iri jambo niryomore. Iri jambo niribohore. Iri jambo nirigira ibyo rihindura mu muryango nyarwanda, mu itorero, mu gihugu cyacu no mu miryango no kuri twebwe. Uwaryumvise wese agaca bugufi umuhindukirire. Ufite ibyaha ahita bireka, udafite imbaraga uzimuhe. Iri jambo rigira umumaro. Ndagushimye ko ukoze ibikomeye biruta ibyo dusaba, kandi ndagushimye ko uguciriye bugufi hari icyo umukore nonaha. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen.